abenshi bamuzi nk'umuhanzi uyoboye umuziki nyarwanda ku ruhando mpuzamahanga, abandi bamuzi nk'umuhanga mu kurinda izina rye, abandi bamuzi nk'umuntu uvuga make, abandi bamufata nk'indwanyi ihitamo gukorera mu ibanga ariko ikirwanaho bikomeye. Azwiho gukwepa itangazamakuru rimwe na rimwe iyo abishatse, azwiho nanone gusubiza bishaka, azwiho kandi kurinda no gukunda umuryango, nubwo hari bamwe bavuga ko ubabaza rimwe na rimwe. Nanone kandi yizerera cyane mu mutima njyanama we, kandi yizera ko ari uwadanje akomeye, gusa abandi bakagaragaza ko ari byo kumubona ni ikibazo. Gusa iyo bibaye business ho byakorohera kumubona. Mwite Tiger B Mugisha Benjamina, wamenyekanye nka The Ben. Uyu munsi mu kiganiro cyacu In Deep Out tugiye kugaruka ku muhanzi nyarwanda mpuzamahanga w'umuhanga The Ben. Nje nyita Justin Mind Harerimana, iyi ni The Mind TV. Mugisha Benjamina uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben, ni umwe mu bahanzi nyarwanda bubatse izina rikomeye mu muziki nyarwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Yavutse ku itariki ya 9 Mutarama mu 1987, avukira muri Kampala, Uganda, ariko ababyeyi bakaba bakomoka mu Rwanda. Uyu muhanzi yakuriye mu muryango uz'agaciro k'uburere n'indangagaciro z'ubunyarwanda. The Ben yagaragaje impano yo kuririmba akiri muto, aho yatangiye kuririmba mu rusengero nk'uko byagiye bigaragara ku bahanzi benshi bafite inkomoko mu muziki wa gospel. Ibi byamuhaye imbaraga zo kwiga gucuranga no kumenya kwitwara ku rubyiniro, ndetse bituma agenda yiyubakamo icyizere cy'uko umuziki uzamubera inzira y'iterambere no kumenyekana. Yatangiye umwuga we mu muziki mu mwaka wa 2009, aho yamenyekanye cyane binyuze mu ndirimbo ze nk'Amaso ku Maso, Amahirwe ya Nyuma, Wigenda, Sinzibagirwa n'izindi. Izo ndirimbo zakunzwe cyane n'abanyarwanda ndetse n'abatuye mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Iri byose byatumye atangira kwambuka imbibi z'igihugu. Nyuma y'imyaka mike, The Ben yaje kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomeje gukorera umuziki, afata icyemezo cyo gukora umuziki nyamwuga kurushaho uko imyaka yagiye ihita. Yakoranye n'abandi bahanzi bakomeye muri Afurika barimo Diamond Platnumz wo muri Tanzania mu ndirimbo yabo bise Why, ndetse na Otile Brown wo muri Kenya mu ndirimbo bise Can't Get Enough, ndetse n'indi bakoranye bayita Kolo Kolo. Uretse kuba umuhanga mu muziki, The Ben ni umuntu ukomoka mu muryango wubashywe, aho umuryango wa The Ben urimo se Mbonima John wamutoje indangagaciro z'ukuri n'ukwemera. Nubwo The Ben atajya agaragaza cyane ubuzima bwe bwite mu itangazamakuru, azwi nk'umuntu wubaha umuryango, ukunda igihugu kandi wubaha Imana. Uyu muhanzi wamaze imyaka myinshi aba muri diaspora yakomeje kugira uruhare mu guteza imbere umuziki nyarwanda, aho yagiye yitabira ibitaramo bikomeye agakorera n'indirimbo ze mu Rwanda. Mu mwaka wa 2023, The Ben yashyingiranwe n'umukunzi we Uwicyeza Pamela mu birori bikomeye byitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye. Ibi byongereye kwerekana ko ari umuntu ubaha umuco nyarwanda. Uyu muhanzi amaze kuba icyitegererezo ku rubyiruko rwinshi, abikesha ubuhanga bwe, ubupfura n'ubushishozi agaragaza mu bihangano bye byuje ubutumwa bw'urukundo, ukwihangana n'ubumuntu. Yatangiranye na label ya Kina Music, abahanzi barimo Tom Close na producer Clement Ishimwe bamufashe kubaka izina tuzi kuri ubu ngubu The Ben. Uyu afite murumuna we w'icyamamare mu njyana ya hip hop witwa Green P. Indirimbo zamuhesheje izina muri icyo gihe harimo Amaso ku Maso, Amahirwe ya Nyuma n'izindi nyinshi. Izi ndirimbo zamugize ikirangirire mu gihugu hose, ndetse zatumye atangira gutumirwa mu bitaramo bikomeye. Kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2010, mu mwaka wa 2010 The Ben yafashe icyemezo cyo kujya muri USA, ariko bivugwa ko yagiye mu buryo butemewe n'amategeko, mu cyo twita mu rurimi rw'icyongereza illegal migration, aho ngiye ibibazo by'ubuzima n'imibereho. Avuga ko yaragiye muri Amerika gushaka amafaranga. Impamvu zagaragajwe n'abamukurikirana hafi bavuze ko yagiye muri Amerika kubera ishyaka ryo kwagura impano ye hanze, ikindi gushaka amahirwe y'ubuzima no kwiga byinshi ku bijyanye n'umuziki. Ikindi cyagaragajwe n'ibibazo bya ruswa no kudahabwa agaciro muri showbiz y'icyo gihe. Kubera uko kwimuka kwe, The Ben yamaze igihe adasubira mu Rwanda, ndetse niyagaragara mu bikorwa byinshi by'abahanzi b'abanyarwanda. Uyu mugabo yakomeje umuziki ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2011 na 2015.
nubwo yari atakigaragara mu ruhando rwa muzika y'u Rwanda nk'uko byahoze, yakomeje gukora umuziki aho yari muri USA. Yari asigaye akora indirimbo zo mu buryo bw'umwuga, agakorana n'aba producers bari mu mahanga. Yagiye asohora indirimbo nka Amin Love, Habibi na Remeye. Muri ibi bihe yakomeje gukundwa cyane n'abanyarwanda haba mu mahanga ndetse n'imbere mu gihugu, nubwo atarakigaragara cyane mu ruhame. Muri 2016 The Ben yagarutse mu Rwanda ku mugaragaro, yakirwa nk'intwari isubiye mu rugo. Ibi byaje bikurikiwe n'ubusabe bw'abanyarwanda benshi bifuzaga ko agaruka akabaha ibyishimo nk'uko byahoze. Indirimbo zamenyekanye cyane nyuma yo kugaruka icyo gihe harimo Binkorera yahise akorana na Shiba indirimbo Vazi, Can't Get Enough yakoranye na Otile Brown, Why yakoranye na Diamond Platnumz 2021 ndetse n'izo akomeje gukora kuri ubu. Yatangiye kandi kwitabira ibitaramo bikomeye cyane birimo Kigali Jazz Junction, ihuriro ry'abanyarwanda ba mu mahanga, Rwanda Day, umuhango wo kwita izina, East African Festival n'ibindi bitaramo bitandukanye. The Ben nimwe mu bahanzi b'abanyarwanda bashoboye kurenga imbibi z'igihugu bakagera ku rwego mpuzamahanga. Yagiye akorana n'abahanzi bazwi cyane mu karere. Uyu muhanzi azwiho kuba umuntu wiyoroshya kandi wibanda ku muziki aho kwivanga cyane mu bikorwa byo gutukana cyangwa imvururu za showbiz. The Ben kandi akunze gukorana n'urubyiruko akabatera inkunga, ndetse akaba ari n'umwe mu bahanzi bashyigikira gahunda za leta n'imibereho myiza. The Ben ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bagize uruhare rukomeye mu guhindura isura y'umuziki nyarwanda, kuva ku muziki ushingiye ku mihango n'umuco gusa kugeza kuri R&B ndetse na pop. Urugendo rwe rugaragaza ubwitange, umurava n'icyerekezo cy'umuhanzi ushaka guhindura isi abinyujije mu ijwi rye. Nyuma y'ibyavugwaga kenshi ku mubano wabo, uyu muhanzi The Ben na Pamela Uwicyeza barishimye kandi baranezerewe kuko bamaze kubyara umwana w'imfura mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Werurwe 2025. Pamela Uwicyeza yabyariye umwana w'umukobwa mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi. Umwana wahawe izina Mugisha Paris, akaba ari ibyishimo bikomeye ku muryango wabo. Reka ngushimire wowe ukomeje kubana natwe kuri The Man TV, musaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kugera umunsi ku wundi. Nge nari Justin Mind Harerimana.